Abantu mukomeza gukorera amafaranga online, narinje hano ngo tube twaganira kuri application ya Atoke. Atoke ngira ngo urabibona yuko kuri balance dufiteho amafaranga agera ku madolari 3.29, ariko kandi agahwana na Atoke 179.51 gukomeza. Reka nkubwire yuko abantu mukora amafaranga muri application ya Atoke muri iyi minsi iri muri risk. Nicyo kintu narinje kubabwira kuko umuntu yaranyandikiye arambaza atese kubera iki iyo ufite balance muri Atoke, ngira ngo reka mukireho ikibazo yambajije ukirebe nawe. Yaranyandikiye arambaza ati ese kubera iki iyo ufite amafaranga muri Atoke ukaba ufiteho wenda nk'amafaranga menshi uyageza muri MetaMask ugasanga yagabanutse, ubwo abashatse kuvuga yuko iyo ugiye kuyavunjisha n'ubundi usanga ayo wari ufiteho hano muri Atoke uyasanga muri MetaMask yabaye makeya mu by'ukuri, kandi hano yari menshi hano muri application ya Atoke. Reka nkuhe nk'urugero, urabona izi ngizi ndi kugenda nzamura ni Atoke tuba twaragiye tuyikuza tukazishyira muri MetaMask kugira ngo tube twavunjisha tubashe nyine kuyageza kuri balance yacu atakiri Atoke ahubwo yabaye amafaranga n'ubundi y'amanyarwanda. Ngira ngo uri kubibona aya ngaya ni menshi cyane ahangaha kuko tumazemo igihe kinini. Aya ngaya mba ndi kukwereka nayo mu minsi mikeya cyane. Nubwo bimeze gutya n'ubundi, nubwo uri kubibona bimeze gutya, nari mfiteho ziriya balance nyinshi cyane zino nakwerekaga n'ubundi twagiye dukoraho mu bihe bitandukanye, ariko reka ngize muri notification za Atoke. Ngira ngo urabibona yuko hano tumaze kuba twakwinjira n'ubundi ari muri notification za Atoke nkuko n'ubundi ndi kugutungiraho agatoki. Ahangaha ngiye kuhagufashaho ikintu ubundi tugiye kuba twarebana n'ubundi itangazo ryabashe kuba ryasorwa na Atoke iri ngiri mfunguye, ngira ngo nawe uzi gusoma uri bwisomere. Basohoye itangazo, iri tangazo ryari ritegerejwe igihe kitari gitoya kuko bari barabitangaje mu ntangiriro n'ubundi z'uyu mwaka, batangaza yuko bazashyiraho ino website cyangwa se kano karinki uri kureba ka IO. Kano ka IO na kindi kintu kari kudufasha. Atoke IO yari kuzajya ibikuzwa n'ubundi baciye kuri website cyangwa se unyuze kuri Chrome, akaba ariho wabasha kujya kuba n'ubundi wavunjishiriza mu kimbo cyo kuba waca n'ubundi kuri MetaMask. Murabizi iyo twajyaga gukora n'ubundi withdraw ntabwo twasabwaga kano karinki, ariko ngira ngo urabibona yuko batanze link nubwo bazitanze tukaburamo iyi Afrika. Iyo umugabane wa Afrika nayo bigeze batugenera cyangwa babe bagenera igihugu na kimwe muri uyu mugabane wa Afrika. Reka nkwereke ukuntu n'ubundi kubikuza mbere byabaga bimeze. Twakoraga hano handitse transfer mu buryo twabaga tugiye n'ubundi kubikuza, wakoraga hano handitse transfer bagahita baguhereza guhitamo inuza MetaMask cyangwa se ugiye gukoresha iyindi website nka OKX wallet cyangwa se ugiye gukoresha OKX wallet ugahitamo iyo ngiyo cyangwa se ukabahitamo MetaMask ugahita ugira gute utanga link. Ngira ngo murabizi, ariko siko bikimeze ubu ngubu. Ngira ngo urabibona hano hasi baraje batanga utuntu tw'uturinki. Reka nguhe nk'urugero, baraje batanga utuntu tw'uturinki kuri ibi bihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi muri ibi bihugu nubwo bigera kuri 5, ngira ngo ni ibihugu 5 batanze link zabyo, twebwe ntabwo babashije kuba badushyiramo. Ngira ngo urabibona hari ibihugu bashyizemo nk'igihugu cy'Ubwongereza, babasha kuba bashyiramo nk'igihugu cya Korea, babasha kuba bashyiramo nk'igihugu cya Vietnam, babasha kuba bashyiramo igihugu cya Japan ndetse banashyiramo China, ndetse ubwo ni Ubushinwa. Mu by'ukuri urabona yuko ni ibihugu bigera kuri 5. Ibi bihugu nibyo Atoke imaze igihe nyine ikoreramo ndetse inamamarizamo. Ni ukuvuga ngo nibo bantu bonyine bari kubasha gukora ivunja n'ivunjisha mu buryo bworoshye. Mu by'ukuri ayo bafite muri Atoke akaba ari nayo babasha kujya kubona he muri MetaMask zabo, uretse yuko bitakiri ngombwa n'ubundi kujya kuvunjisha ugaca muri MetaMask ku bantu bahawe kano ka link nyine muri bino bihugu mweretse. Abangaba ntabwo bikiri ngombwa yuko bajya guca muri MetaMask. Twebwe impamvu turi guca muri MetaMask ni uko turi muri Afrika. Urabona Afrika hano ntabwo bigeze bayigaruka cyangwa bayiha IO yayo izajya ikoresha ivunjisha. Niyo mpamvu ntabwo ndibuze kukubwira ngo ucike intege. Mu by'ukuri murabizi ahangaha naho iyo wakoze cyangwa se wagize gute, urabizi mbere yuko dukomeza hano twajyaga kubikuza ugahita ugahitamo MetaMask yonyine cyangwa se ukaba wahitamo iyindi wallet ili OKX cyangwa se indi yose ukaba wabasha kuyikoresha ubikuza. Nk'uko bireba hano hasi basigaye bafite uburyo bugera kuri 2.
niyo mpamvu nari muze ngo mbukwereke. Ubu buryo bugera kuri bubiri, hari external wallet hakaba na internal wallet. Internal wallet ni igihe ugiye gufata atoke ku yindi atoke, ni ukuvuga ukazikura kuri atoke imwe uzizana mu yindi atoke. Naho external wallet ni igihe ugiye kuzivana hano kuri iyi ngiyi atoke ukazijyana mu yindi wallet runaka. Biriya bihugu nakweretse bapininze hano mu itangazo, bino bihugu nakweretse bo ikintu cyari kinjanye hano no kugira ngo nkwereke bino bihugu ntago byo bigikoresha n'ubundi kala ka external ngo bahite bajya kuri MetaMask. Wapi bo ni ukuvuga ngo external wallet bari gukoresha iyo bashaka bifashishije tuno tulinki ureba bashyize hano nyine twibi bihugu. Nubona igihugu cyanyu kitarimo cyangwa se ngo ubone umugabane wa Afurika utarimo, ikibazo nka kiriya uriya muntu twatangiranye atubaza kiriya kibazo, nizere ko kiraba gisubijwe nyine. No kuvuga ngo uraza uyakorere ukwari, uyemere ukwari, cyangwa se breaking up nyine ubashe kuba wacika intege ube wabireka. Ariko mu by'ukuri abayakorera no kuvuga ngo murayakorera nyine uku nguku ari kuvuga ngo igihugu cyanyu nta kirimo, umugabane wanyu ntawe urimo, bishatse kuvuga yuko mwebwe muri no kuyakorera mutanayemerewe. Kandi murabizi ukuntu atoke nayo iba yazanye uburiganya, murabizi iyo igiye nko kuguha ama ads yo kuba wareba cyangwa se ama video yo kuba wareba, n'ubundi ikubaza ibibazo biri related n'iki n'ibibazo bya Afurika. Reka nkwereke muri MetaMask ukuntu byifashe. No kuvuga ngo muri video nagiye nkwereka hari izo nari narabikuye n'ubundi mu ntangiriro za kino cyumweru n'ubundi turangije, ariko mu by'ukuri nari nashyize muri MetaMask. Ubu gutya ndi gufungura MetaMask uritonda. No kuvuga ngo nari nashyize hano muri MetaMask nirinda guhita nyakuraho. Reka nkwereke kuri token ya atoke izo dufiteho hano muri MetaMask. Muri MetaMask ngira ngo urabibona dufitemo atoke zirenga 1200 zirarenga, ariko nagiye kuyakorera swap sanga n'ubundi niyavundisha barabo bihite bama makeya cyane. Ndavuga ati reka negereze ririya tangazo yuko risohoka ndebe niba Afurika hari ikintu bari buze kuba batugena cyangwa se bari buze kuduha IO yacu ya atoke tube twavunisha n'ubundi ayo ufite muri atoke aba ari nayo ugira hano muri MetaMask mbere yuko uyabikuza cyangwa se uyashyira kuri sim card yawe, uyashyira kuri mobile money. Reka nkubwire yuko aya ngaya nahise mvuga ati ntago byakunda kuyakuraho n'ubundi akiri make. Reba hano hejuru kuri atoke hariho akantu bashyizeho ka risk, basigaye bareba nyine bakareba igihugu uherereyemo n'ubundi ukayakuraho wabibonye yuko hariho risk n'ubundi, ariko ugapfa gukuraho n'ubundi ayo make nyine kuko nta kundi wabigenza. Mwibutse yuko hano muri atoke minimum withdraw n'ubundi ari 200, n'ubundi maximum ku munsi ni 1000. Ntago nyine uba wemereye n'ubundi kuyirenza kuko kuramo minimum ni 200 naho maximum ni 1000, ntago uba wemerewe kuba wakirenza n'ubundi. Reka nkubwire yuko rero iri tangazo twebwe nta kintu ryadufashije, nta n'ikintu ryatumariye, ahubwo iri tangazo byari kudufasha natwe iyo babasha kudupininga cyangwa se bakaduha IO yacu. Urabizi hano bakubaza ibibazo ukagenda usubiza hano hasi handitse ngo answer. Urabizi hano uraza ukareba utuno video ukareba uduki twose ukabasha n'ubundi kuba wayabona, ariko mu by'ukuri twebwe nk'abanyafurika cyangwa se nk'abantu bari mu bihugu nyine by'u Rwanda na Burundi, ibihugu nka za Uganda, twebwe nta kintu itangazo ryatumariye. Iri tangazo twaritegereje igihe kinini, ariko twebwe nta kintu ryatumariye kuko byari kuba byiza natwe badupininga muri bino bihugu, nibwo wenda iki kibazo cy'uyu muntu cyari gusubizwa mu buryo bworoshye cyane, cyangwa se n'ubundi ubu ngubu abantu bamuri kuyabona ari agatubutse mukayabona ari menshi atari makeya nka kuriya n'ubundi babidukoze. Kuri ababidukoze bameze nk'aho twebwe baturejegise cyangwa se badushyize ku ruhande, nayo makeya turi kubona wasanga turi kuyabona mu by'ukuri batarabishakaga yuko tuyabona. Ntabwo bivuze yuko atoke wahita uyitera umugongo cyangwa se ngo uvuge ngo kuko bataduhaye ino link ya IO cyangwa se bataduhaye ino website ngo natwe tujye tuyikoresha muri iri tangazo. Ntabwo wavuga yuko ngo urahita ngo uyitera ngo umugongo mureke n'ubundi kuzikora. Oya, niba ujya ubona time yawe ukajya ubona internet yawe n'ubundi ukabona hano n'ubundi harayo hakuraga, urakomeza uyakorere cyangwa se uyareke bitewe kuko haje izindi n'ubundi hamaze kuba haboneka izindi zikora nka atoke kandi zo zinatanga noneho ahagaragara. Reka nguhe nk'urugero, niba ubaye wakoreshaga atoke ikaba irimo iratenguha abantu muri ubu buryo ariko ukaba utazi iyo bita MiPass, reka nkubwire yuko waba warasigaye kuko yo niba ikweretse nk'aya mawibidoro, urumva reba nk'aya mawibidoro mba ndi kukwereka aya ngaya, aya mawibidoro yabaye success yaza kuba ari nko muri application yitwa MiPass. Reka nkubwire yuko ahangaha rwose nta kandi kazi waba ukeneye ku ruhande, nta kandi kazi waba ukeneye ku ruhande kuko ngira ngo urayabona yuko ari menshi ubaye warayakoreye cyangwa se ubaye warayakuye muri MiPass
nk'uko mbikubwiye yaba ari menshi ku kigero giteye ubwoba cyangwa se ku kigero kiri hejuru. Reka nkubwire yuko rero ikintu narindi n'ubundi hano ngo tuvuge twari ukusubiza umuntu wari waratwandikiye, ntabwo yari umwe, bari batatu bari baratwandikiye bahuje ikibazo batubwira ati gute muvuga kuri atoke kandi twebwe tuyakuramo twayageza muri MetaMask n'ubundi tugasanga yabashije kuba yagabanuka. Reka nkubwire yuko abantu rero mwari mufite ibyo bibazo cyangwa mwari muhuje ibyo bibazo mu itangazo Afurika ntabwo yigeze ivugwamo, cyangwa se igihugu cy'u Rwanda cyangwa Burundi cyangwa Uganda ntabwo byigeze bivugwamo cyangwa se ngo babe babiha IO yabyo. Niyo mpamvu mugomba kuyakorera nyine muri atoke uko ari, cyangwa se mukaba mwanabireka cyangwa mukaba mwanayihagarika mugakoresha izindi zikora nkayo zirahari nyinshi cyane. Ahangaha rero kuri mbiri n'ubundi murabizi tuvuga ibyerekeranye na business online. Reka nkubwire yuko ari akagaruka rero, nta kwicara nta gutuza, murabizi ni buri munsi kwiga, ni buri munsi kandi no guhozaho. Reka tubonane rero muri video y'ubutaha. Wafite inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kutubaza n'ubundi watwandikira hasi aho muri komanteri ukatubwira nawe tukazagufasha ubutaha. Reka tubonane ubutaha, ciao ciao.